Ndabasuhuza rero ndagira ngo mbabwire ko icyitwa Pilot ni ukuvuga ngo ni platform iba iri muri Pi ecosystem, aho rero yamaze kongeramo ibindi bintu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kudizayininga uburyo bw'imihahire izajya iba ku bapiyoniya nyine bahaha ku masoko ari muri ecosystem. Pilot rero yashyizeho new features, ni ukuvuga ngo uburyo bushyashya harimo ubwo twakwita nka profile picture, gushyiraho ifoto y'umucuruzi cyangwa se ucuruza, ibyo twita I2U payment, ni ukuvuga ngo kwishyura kuri ya Pilot ukoresheje wallet address. Ikindi yashyizeho n'uburyo bwa platform fees, amafaranga izajya icacinga y'amakomisheni, n'uburyo bwa staking activation bigendeye ahangaha n'ibihembo bizaba bihabwa umuntu nyine, ndaza kubisobanura. Ikindi ni icyo bita updated test link. Reka rero tubisobanure mu buryo burebure. Ni ukuvuga ngo iyi Pilot yamaze kongeramo uburyo bushyashya butanu. Uburyo bushyashya butanu, bwa mbere ni ubwitwa profile picture upload. Profile picture upload rero ahangaha umuntu cyangwa se umucuruzi azajya noneho ashobora kuba yashyiraho ifoto ye imuranga kugira ngo yemere cyangwa se iyo atume abakiriya bashobora kumumenya ku buryo byaba byiza nyine ukavuga ati uyu nguyu ndasanzwe muhahira ndamuzi. Ibi nibyo twita profile picture upload. Ikintu cya kabiri bashyizeho ni icyitwa A2U payment system. Iyi rero ni feature cyangwa se ni uburyo bwo kuba umuntu yakwishyura ako kanya kuri Pilot wallet y'amasoko akoresheje address cyangwa se yakoresheje ya transaction nyine ukoresha amapi, then ukaba wascanninga address cyangwa se QR code ukahita wishyura. Ikindi bongeyemo ni icyo twita platform fees. Aha rero Pilot yashyizeho uburyo urwego bwo kuba bacaginga odd fees cyangwa se transaction fees kuri platform cyangwa se kuri payment ikozwe niba wishyuye, bakagira utuntu bari gucagingaho nyine kuri ku byo wishyuye. Aha rero ni mu rwego rwo kugira ngo bakavaringe igiciro kugira ngo nacyo kibe stable, ni kibe cya umuntu yahomba cyane cyangwa se ngo usange habayeho inyungu iri hasi, kuko nabo baba bakeneye udufizi kubera ko baba batanze amasoko. Ikindi ni icyitwa staking activation. Aha rero umuntu noneho ashobora kuba yafata akastakinga imitungo ye agendeye ku giciro cyumvikanyweho. Ahangaha rero navuga ko ari nk'uburyo bw'ibihembo bizaba bihabwa abantu ba stakinze nyine assets zabo, imitungo yabo. Ikindi ni icyo twita updated testnet link. Aha rero the testnet link naho ya updatinzwe, ni ukuvuga ngo uburyo ama features y'imihahire, ibicuruzwa n'ibiki byose byagiye updatingwa muri iyi Pilot. Ni ukuvuga ngo izi update zigomba kujyaho nkangira ngo ni uyu munsi cyangwa se ibi ni ibintu bigiye kujyaho muri iyi minsi mikeya iri imbere, ushobora no gutangira uyu munsi ntawamenya. Aha rero bavuze ko izi features zije gufasha izari zisanzwe zihari mu rwego rwa Pilot. Rero kuva mu kwa mbere mu 2023 kugera mu kwa gatatu muri 2024 habayeho icyo bita Pre-Pi network, aho rero Pilot yari iri gufokasinga mu rwego rwo kuzamura uburyo abantu bazaba bagezwaho ibicuruzwa bibereye iwabo, ngo delivery creation flow. Kuva rero muri mu kwa kane kwa 2024 kugera mu kwa 11, aha rero Pilot yagiye nayo ikomeza kudevelopinga uburyo bwo kuronshinga amaposti n'ibiki uburyo bwo kuba umuntu yakohereza yakwakira, uburyo kuba wa securinga staking n'ibindi. Bagiye rero bakora ibintu bigiye bitandukanye. Bivuze ko open mainnet uko yegereje niko amasoko ari kugenda asetinga ibintu bishyashya, features nshyashya mu rwego rwo gusecuringa cyangwa se guha umutekano uburyo bwo kuzajya abantu bahaha bakoresheje amapi. Nizere ko muguwe neza. Ubwo abari bugira ikibazo
muraza kubaza, nagira ngo mbahe izi update, mukomeze mukore subscription, Imana ibarinde.